Umva inkuru y'ibyabereye mu ngoro y'ibwami yitwaga Narayani Hill Palace. Iyi ngiyi yari iherereye mu mujyi wa Kathmandu mu gihugu cya Nepal. Iyi ngoro niyo yabagamo umuryango w'abami ba Nepal. Icyo gihe ubwicanyi bwabaye ku itariki ya 2 Kamena umwaka wa 2001, hari ku munsi nk'uyu nguyu. Ubundi ubwicanyi bujya kuba bwabereye imbere mu ngoro mu gice cyari kigenewe inama n'amafunguro y'umuryango w'abami. Nyuma y'ubu bwicanyi ubwami bwavuyeho maze yino ngoro ihita ihinduka inzu ndangamateka. Ariko se ibi byatangiye bite? Uzi n'ikindi se, igikomangoma cy'ubwacyo nicyo cyakoze rino bara, maze umuryango wose kirawararika kiwushyira hasi. Umwana w'umwami uzi icyo yabahoye? Hari icyo banze kumvikana mu muryango maze bituma bahitana. Ariko se iki kintu ni igiki? Nizere ko wegereye inyakiramajwi ngo ayikaze. Yino yitwa Kingdom JBTV. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ikaze ryura rihorana. Ubwicanyi mu muryango w'abami ba Nepal bwabaye ku itariki ya 2 Kamena mu mwaka wa 2001. Ibi biri muri kimwe mu byabaye bikomeye kandi biteye n'urujijo mu mateka ya Nepal. Kino gikorwa kikaba cyarabereye mu ngoro ya Narayani Hill Palace ahazwi nk'i Kathmandu, aho umuryango w'abami wari wateraniye mu birori by'umuryango. Mu byemejwe n'iperereza rya leta ya Nepal, washinjwaga ubu bwicanyi n'igikomangoma cyari giteganyijwe n'ubundi kuzasimbura umwami Dipendra of Nepal. Iyi gikomangoma kikaba ari cyo gikekwa ko kisha abantu benshi bo mu muryango we, harimo ndetse na se. Papa we wari umwami Birendra Bill Bikramusha ndetse na mama we wari umwami kazi Aish Bacha of Nepal. Ubundi reka nkubwire uko byatangiye. Muri uwo mugoroba umuryango w'abami wari ufite ifunguro ndetse n'inama. Ibi ngibi byari bisanzwe biba buri kwezi, ariko umugoroba igikomangoma Dipendra of Nepal bivuga ko yari yanyoye inzoga nyinshi kandi ngo ashobora kuba yari yanakoresha ibiyobyabwenge. Hari abatangabuhamya bavuze ko yagaragaje imyitwarire idasanzwe mbere y'ibyabaye. Mu gihe ibirori byari birimo kuba, umwami Birendra Bill Bikramusha yishimye cyane yagiye kubona umuhungu warasohotse, gikomangoma Dipendra, maze nyuma yo gusohoka mu cyumba cy'ibirori yagarutse yambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'imbunda nyinshi zirimo M16 ndetse na MP5. Ubundi subwo uragira ngo nkomeze ibyabaye? Ndumva ukundi inkuru cyane. Abenshi barimo bambwira ngo nkomeze. Nta kindi cyakurikiyeho, yahise atangira kurasa bari aho ngaho bose, ahera kuri se Birendra Bill Bikramusha, hanyuma ahita arasa n'abandi bo mu muryango. Dore uko igikomangoma Dipendra of Nepal kishe umuryango wacyo wose. Hari harimo umwami Birendra Bill Bikramusha, umwamikazi Aish Bacha of Nepal, murumuna wa Dipendra Nirajan of Nepal, ndetse na mushiki we Shilot of Nepal, ba nyirasenge wa Dipendra, ndetse n'abandi bavandimwe bo mu muryango w'abami. Muri rusange abantu 9 bo mu muryango barapfuye, abandi barakomereka. Burya ibiyobyabwenge birashukana, ukora ikintu wibwira ko ari cyiza, ariko iyo ugaruye ubuyanja wumva wakoze ububwa koko. Dipendra nawe niko byamubayeho, yaje gusanga ibyo yakoze atari byo, ubwo ahita afata umwanzuro wo kwirasa, maze yirasa mu mutwe, ariko ako kanya ntiyahita apfa, maze bamugira umwami. Ubuyobozi bujya hari muri koma, yewe ntiyanamenye ko yahawe n'inshingano. Impamvu nyamukuru yateraga ibi byose bivuga ko ari umukobwa witwaga Devyani Rana. Uyu mukobwa Devyani Rana akaba yarakundanaga na Dipendra. Igikomangoma Dipendra cyashyize mu bikorwa ko kigomba kurongorana n'uyu mukobwa Devyani Rana, maze umuryango byitambikamo. Birendra Bill Bikramusha aravuga ati wabukoze ibara wa mwana we. Umwamikazi warabyamagana kandi abyamaganira kure, aravuga ati utazatuzanira ishyano mu muryango. Bitewe n'urukundo rudasanzwe kino gikomangoma Dipendra of Nepal cyakundaga Devyani Rana, ntago cyabashije kwihanganira ibi byose. Hahise hazamo impinduka, igikomangoma Dipendra gitangira kunywa inzoga kitazinywaga.
Muri make nyirabayazana ni Deviani Rana, uyu mukobwa wakundwaga n'igikomangoma Dipendra, maze babatandukanya kwihangana bikabananira. Iyi komangoma cya Nepal kikimara kwica umuryango wacyo nacyo ubwacyo cyahise kirasa mu mutwe, ariko nakubwiye ko atahise apfa. Yese ajyanwa mu bitaro ariko ari muri koma, ahabwa inshingano zo kuyobora Nepal ari muri koma. Ntiyanamenye yewe ko ari n'umuyobozi, ko yanagizwe n'umwami. Nyuma y'iminsi 3 ku itariki 4 Kamena mu mwaka wa 2001 yahise apfa, barashyingura. Nyuma yaho se wabo witwaga Gyanendra of Nepal niwe wabaye umwami. Ubundi inkuru yemewe na leta ivuga ko Dipendra ari we wakoze ubu bwicanyi kandi wenyine, ariko abaturage benshi ba Nepal bo ntibigeze bemeza neza. Avuga tiyolezi nyinshi z'uruhare rw'abandi cyangwa se iperereza rituzuye, kubera ibibazo byagaragajwe nk'iperereza ryihuse ndetse n'ibintu bamwe babonaga bidahuye. Nta bimenyetso byemewe n'amategeko byigeze byemeza aya makuru yandi maboko. N'ubundi bino byabaye byahise bigira uruhare runini mu gutuma ubwami bwa Nepal butakarizwa icyizere, maze ndetse no mu myaka mike cyane igihugu gihita gihinduka republique mu mwaka wa 2008. Ibintu bya cyami bivaho. Iyi ngoro y'ubwami yahise ihinduka inzu ndangamurage. Ngaya y'amateka ya Nepal. Yino yitwa Kingdom JBTV, nawe ngiye nitwa Bomviva. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye duhurira no mu bindi biganiro. Astravisa. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kuyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bomviva, ikaze ryurarihorana.